Igihe kimwe abana b'abanyeshuri bari mu ishuri bari kwigishwa na mwarimu wabo arangije arababwira ati uyu munsi rero tugiye kwiga ibintu bidasanzwe nibisanzwe kubera ko icyo ngiye kubabaza buri wese aragenda asubiza iki. Ubwo mwarimu rero abanyeshuri baramubwira bati ese ni ikihe mwarimu, ni ikihe? Mwarimu arangije arababwira ati mwabana mwe ngiye kujya mbwira buri umwe aze atubwire inkuru ye, inkuru y'ubuzima cyangwa se inkuru irimo isomo yaba yarigishijwe cyangwa se yaba yarumvishe cyangwa se muri we yaba yatekereje. Iyo nkuru niyo ngira ngo buri wese atubwire, buri umwe aragenda atubwira. Ubwo abana baratangira rero ahera ku murongo agenda baza abana ati niyihe nkuru waba ufite irimo isomo yatwigisha. Ubwo abana baratangira bagenda bavuga inkuru ndetse zigiye zirimo n'amasomo. Ubwo rero agera ku mwana bitaga John. Mwarimu aranje abwira John ati John, ndagira ngo tubwire inkuru wowe nawe, inkuru yaba irimo isomo waba warigishijwe cyangwa waba wariyumviye cyangwa waba warabonye muri ubu buzima. Tubwire inkuru ariko twumva ko irimo isomo nyine. John ati mushaka inkuru irimo isomo? Ati ndayifite cyane rwose, ndayifite ndetse nabwiwe na mama wanjye. Mama yigeze kumbwira inkuru imwe narayikunze cyane ndetse yari irimo n'isomo rikomeye cyane, nanjye rwose byanezeza nyibasangije kubera ko narayikunze ndetse isomo yamaye sinzigera nanaryibagirwa. Mwarimu we ati urayifite nziza? Ati noneho watangira ukayitubwira, umwanya ni uwawe. John rero yagombaga gufata umwanya ubundi agatangira kubabwira inkuru. John aratangira ati umunsi umwe akanyoni karimo kari kuguruka muri neje cyangwa se mu rubura, kari kuguruka ubukonje bwari bwinshi, bwari bwakishe cyane rwose. Akanyoni kari kuguruka kageze aho gacika intege, akabura imbaraga kubera ko ubukonje bwari bwinshi cyane. Ubukonje bwari bwakishe, birumvikana kabuze imbaraga, karamanuka kagwa hasi, kagwa mu bukonje. Akaguye mu bukonje aho hafi hanyura inka irangije igataha amase. Birumvikana akanyoni kari kishwe n'imbeho n'ubundi hanyuze n'inka ikongerera ibyago, noneho igataha amase. Birumvikana kagiye hasi y'amase, ubundi amase arakarengera hasigara umutwe gusa. Birumvikana mu kurengerwa n'amase ni kacecetse, ahubwo kashatse uburyo kakwaka ubufasha, agashaka uburyo katabaza ngo nibura hagira icyiza ngo kigakure muri ayo mase ndetse kigakure no muri urwo rubura. Karashakuje cyane rero, karasakuza cyane ngo nibura karebe ko hari icyaza ngo kigatabare. Muri uko gusakuza aho hafi hari harimo hanyura ipusi iri kuhanyura yumva inyoni isakuza. Yumvishe yagombaga kujya kureba ibyo ari byo, ihageze isanga ni ka kanyoni kaguye mu mase ndetse yewe karengewe cyane rwose. Ipusi nta kindi yakoze, yatangiye gukuraho ayo mase yegeza ku ruhande ngo ikuremo ako kanyoni nyine. Imaze kugakuramo nta kindi cyabaye, ipusi yahise igafata irakarya. John arangije aravuga ati murabyumva, inkuru yanjye yariyo, niyo nkuru mama yigeze kumbwiraho ndetse yaranyigishije cyane rwose. Mwarimu yumvishe yumvaga ari nziza byo da, ariko arangije abaza John ati none se John, ubwo isomo twakura muri iyo nkuru, isomo twakura muri ryaba ari irihe? John arangije arasubiza ati mwarimu, isomo riri mwaho riri muri iyo nkuru rirumvikana cyane rwose ndetse ryakumvikana kuri buri umwe. Burya hari igihe twitiranya ibintu byinshi ndetse tukitiranya nuko umuntu kuba dufashije tukumva yuko uwo muntu ari inshuti yacu cyangwa tukumva yuko uwo muntu ari mugenzi wacu. Nyamara uje wese akatukura mu bibazo, uje wese akadufasha, akaduha ubufasha, si ko aba twishimiye cyangwa se si ko aba dukunze. Burya hari igihe umuntu adufasha bitewe nuko hari izindi nyungu adufiteho, bitewe nuko hari ikindi aduteganyaho, atari ko bw'ineza yacu gusa, ahubwo nawe hari izindi nyungu afite ku kuba dufashije zitari urukundo dufitiye gusa. Ati ibyo nibyo mama yambwiye, yarambwiye ati sinkizere buri umwe wese umfashije ngo yite mvuga ngo ni umuntu wanjye ngo ndamuha byose cyangwa ndamubwira byose byanjye. Buri wese udufashije si ko aba dukunze, buri wese udufashije si uko aba ari inshuti zacu, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe n'umuntu yagufasha agamije inyungu ze gusa cyangwa hari izindi nyungu ari buguze gukura muri uko kugufasha kwawe.
mwarimu yarabyumvishe abwira abandi bana ati John arakoze cyane, atubwiye inkuru ndetse inkuru irimo isomo rikomeye cyane. Mwarimu arangije abwira abandi bana ati mwese mukomere amashyi John. John birumvikana rwose yaratanze inkuru nziza cyane ndetse irimo n'isomo. Isomo natwe twakura muri iyi nkuru birumvikana cyane. Byinshi babivuze singiye kubivuga, babivuze mu nkuru. Buryo umuntu wese ugufashije, umuntu wese ugukuye mu bibazo, asuko aba ari inshuti yawe, asuko aba agamije neza yawe gusa, ahubwo hari n'abadukura mu bibazo bagamije inyungu zabo gusa, hari inyungu wenda bari buze gukura muri uko kudufasha. Njyewe ndi niyo Daniel, buri munsi dukora post, tunejejwe no kubaha inkuru zibigisha. Akora subscribe na kandi inzogera niba utarabikora, kugira ngo tujye tubana kuri buri video yose inyuze kuri YouTube channel yacu. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mugira umunsi mwiza. Video yo nakagaruka.